Ese hari igihe waba warigeze ugera ahantu runaka maze mu bihe bitunguranye ukabona ibintu byapfuye? Nk'igihe ugenda ahantu runaka ugahura n'inzoka yapfuye, wakomeza kugenda ugahura n'inyoni yapfuye, cyangwa se ugahura n'izindi nyamaswa z'uburyo ubwo aribwo bwose zapfuye. Niba ibi byarakubayeho cyangwa bikaba bikubaho, ntabwo ari kubw'impanuka, ahubwo biba bifite ubutumwa bikuzaniye. Buba ari ubutumwa ndetse n'ibimenyetso utagomba kwirengagiza na rimwe. Nk'uko abenshi tubyizera, muri iyi si tugira uyu mubiri, ariko habaho n'uburyo bw'umwuka. Kandi nk'uko nkunda kubivuga kuri iyi channel, tuhavugira ibintu bijyanye n'umwuka. Rero mu buryo bw'umwuka hari abafasha bawe cyangwa abagukurikiranira hafi mu buryo bw'umwuka. Abo ngabo bakaba bashobora kukugezaho ubutumwa bitewe n'ibigiye kukubaho cyangwa n'ibizakubaho. Kandi ibyo bimenyetso bakugezaho ntago ubibona mu mwuka, ahubwo ubibona mu buryo bufatika kandi bugaragara n'amaso yawe. Kandi ikindi ugomba kumenya ni uko urupfu ari kimwe mu bigize uruziga rw'ubuzima. Ku bijyanye n'urupfu, urupfu rugaragaza iherezo ry'ubuzima bw'aha ku isi, ariko tukizera ko nyuma y'ubwo buzima uba ugiye gutangira ubundi buzima bushya.